amasaha yagiye reka ndirimba agace ukumve. nta kibazo. ni indirimbo irimo ubutumwa bwa iravuga ngo hano munsi y'ugutwi amatwi yombi. ibyo byose ni ibimenyetso byo ibyo ni ibimenyetso byo kuzingwa. Aye. ikindi agahora yumva acumba hano mu gihorihori, yumva ashyuhiranye, ukumva wagira ngo hari nk'ikintu kirimo gushaka gusohoka. aha cyagira ngo imbere harimo amazi ashyushye bateretsemo, kugira ngo hari uraza kugenda unyibutsa uko wambajije, ariko icyo kintu ndakibuka. umusore uzinzwe cyangwa umukobwa uzinzwe aba aribwa. Muganga Clement. Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Umwaka mwawutangiye mutese. Twinjiye mu kwezi kwa kabiri. Muganga Clement mumeze gutese? Ndaho ndashima Imana pe. Umeze neza. Ariko ubundi se umuganga harya ajya arwara buriya? Nta muntu utarwara kuri iyi si, ahubwo dushyiraho icyo bita protection kugira ngo indwara nyine ibe kure yacu. Ariko anamugana ubwo nari guhita nibaza ubundi umukwaferi we najya yiyogoshesha. Rero reka tukwakire uyu munsi. Biragaragara ko hari indi mpamba uzaniye abakunzi bawe cyangwa se abagukurikira, abantu witaho mu by'ubuzima bwabo. Niyo mpamvu tuguhaye umwanya kugira ngo ubageze icyo bateguriye uyu munsi. Icyo nabateguriye uyu munsi, murakoze kamaze nongere mbasuhuze. Ariko hari indirimbo nagize gutegura kera nuko ntayiririmba kuko amasaha yagiye, reka ndirimba agace ukumve. Nta kibazo. ni indirimbo irimo ubutumwa iravuga ngo turi mu isimbi y'ibibazo, abantu benshi cyane baraganya. Naho dusobekiye abantu benshi bari kuganya. Niyo mpamvu ubwo mvuze gutyo. Wigize umbaza ati abantu bazinzwe, abakobwa, abasore babimeze gute, bimenye bate? Kugira ngo hari uraza kugenda unyibutsa uko wambajije, ariko icyo kintu ndakibuka. umusore uzinzwe cyangwa umukobwa uzinzwe aba aribwa aho bita mu bujana, aho naho ikirenge gihurira n'ukuguru, mu buhiniro mbese bw'ikirenge n'ukuguru. Icyo gihe rero amaguru yose aba muri uko byagenda kose, niyo waba uri umusirimu ka gihumbi, ayo maguru aba kurya. Iyo wumva amaguru akurya mu bujana, uba warazinzwe. Uba warazinzwe, uba ufite iminyururu barakuziritse. Uba warazinzwe. Niyo ushatse rwose uri guforusa cyangwa ushyizemo imbaraga, ntabwo urwo rugo rwubakwa. Waragira n'amahirwe ugasa nk'urwubaka ku ntambara kubyara bikaba ikibazo gikomeye cyane. Abo ni bamwe bazingwa na ba nyirasenge, bazingwa no mu miryango yabo nyine badashaka ko bashaka, badashaka ko bashyingirwa. Ikindi nakongeraho, ubwo tuvuze aho ngaho ayo maguru usanga banaribwa hano munsi y'ugutwi, amatwi yombi. Ibyo byose ni ibimenyetso byo kuzingwa. Ibyo ni ibimenyetso byo kuzingwa. Ikindi agahora yumva acumba hano mu gihorihori, yumva ashyuhiranye, ukumva wagira ngo hari nk'ikintu kirimo gushaka gusohoka. cyagira ngo imbere harimo amazi ashyushye bateretsemo, ariko ari kubira. None se ibyo bintu biba no ku muntu wubatse se cyangwa n'abantu bakiri ingaragu gusa? Ni umuntu ukiri ingaragu, ariko ushobora no gushaka. Nabisobanuyeho tugitangira ko ushobora kuzingwa ntubimenye, ugashaka washyizemo imbaraga, atari amarembo Imana yagufungure ngo ushake nk'abandi bose, ukoresha ubukwe, ugasanga urishingira, amara kwishingira uwo mugiye kubana mugahora ari intambara muguruka ari hasi hejuru. Icyo gihe rero uzabanze, niba wowe ufite urwo rugo rumeze gutyo, banza urumve ibyo bimenyetso nakubwiye niba utabifite, yaba ku maguru, yaba munsi y'amatwi, yaba no muri uwo mutwe. Abantu nk'abo bakunda kugira amazinda menshi cyane. Ubwo amazinda ni kwibagirwa. Warambika telefone hariya akajya kwishakira hanze, kanayisize mu nzu, yajya kugura imboga doda akigurira amashu, amafaranga akayashakira mu igikapu kandi ari mu mufuka. nuko bimeze. Ubwo rero sinzi nuranyibutsa n'ibindi wigize umbaza, ndagira ngo abantu bazinzwe basobanukirwe. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umukobwa aba ari umukobwa mwiza, afite n'amafaranga menshi, yewe ubona nta kintu avuze ngo yubake, ariko ugasanga nta muntu umurambagiza. Cyangwa se ukabona umuntu ni umusore, afite akazi keza, afite inzu, mbese ni n'umusitari
kuko turabazi benshi tuzi buri kimwe cyose aracyujuje ari kukibaza kubera icyo adashaka hari n'abo tutavuga amazina kurica no kugira ngo ariko byanze bikunze umuntu udukurikira arabazi kuko bakanaka n'abasitari bakomeye cyane rwose bakina n'amafilimu ukuntu kugira ngo turabazi reka rero mbasobanurire ngo usobanure neza iki kibazo ari wambajije rwose umuntu wese uraramaje muri kintu nagusubiza ariko maze iminsi ndi kubyigaho cyane ndi gusuzuma n'abantu bazinzwe nkasanga ikibazo ni icyo ngicyo nayo maguru ameze gutyo naho ku matwi hameze gutyo n'uwo mutwe umeze gutyo kuko umuntu ufite umutwe ushyuha gutyo yaganiye n'umusore bakanoza ibintu rimwe aza kumuhamagara ariko bundi gahunda imeze gute tubise gahunda afitanye nawe kubera iki umutwe warashyushye nyine yahise abivamo yaba umusore yaba umukobwa nuko bigenda agashyuha akavuga ati bundi kirani igiki akumva rero hashira nk'iminsi ngaha kumva ngo yashatse ahandi reka rero buri wese rwose yumve ko icyo kibazo ari wambajije kiboneye igisubizo hano munese n'umuti umuturahari ntago twa imiti nkunda kutayivuga ijyanye no gukora ibyo byo kuzingura abantu bazinzwe cyangwa kuvura abantu barozwe n'imiryango yabo ko tuyivuze n'ubundi bakaza mwendo yashyize mu giswahili mwihangane bongeramo imbaraga bagahindura bongeramo imbaraga bagenda babazinga n'ukundi kuntu ariko wowe muri iki kiganiro ukaba ufite ibyo bimenyetso telefone zirahari rwose nimuzitange kuko uba ari umuntu arimo kwibaza se turabibona gute reka nkwereke izi nimero n'ubundi ntekereza ko wenda no muri screen twazishyizemo bagiye bazibona ariko zibasubiriremo bandike neza reka tuzisubiremo ko haratabasha no kureba ko bakumva umugani wawe ni 0782231287 kuri channel ni muganga Clement ujye mukurikirana ibiganiro mwongere muzibasubiriremo neza 0782231287 ngira ngo rero buri wese ufite akabazo cyangwa icyo kibazo sinzi hari ikindi wambaza nge nditeguye gusubiza rwose imyaka yarakurenganye urimo urabona ufite ibintu byose ari kurushako wapi hari umuntu uzi umeze gutyo muhamagara iyo nimero wenda kandi kabazo ufite kanyuma ndi gusoza ese umuntu nimba hari ukuntu umuntu aba afite amafaranga sibyo ukabona afite n'iduka rinini agacuruza ejo bundi ukajya kubona ukabona ntawamwibye wageze gute ariko kumva ngo yahombye arakinze bibaye ibikarito bisigayemo biriya bintu byo byaba biterwa n'iki iyo ni inyatsi Nese nyine iyo ni inyatsi hari ukuntu ugana ngo uce mu ijambo hari ukuntu ugira gutyo ukabona agafaranga karavumbutse kamara kuvumbuka ukabagirwa n'iyakuremye ngo nabonye Imana iyo umuntu abonye amafaranga babonye Imana niko abakire benshi ngo babyita muri iki gihe ariko ngewe ntabwo ko mbyita niba natunga za miliyaridi Imana ni Imana none se biriya bintu nabyo ni uburwayi cyangwa ni uburangare kuko hari ukuntu ushaka kuba twenda nagiye ndangara abantu hasi hari ukurangara ukabona ko yarangara ariko atari ukurangara gusanzwe ari inyatsi inyatsi barayiroga bakaguteza kurangara kubana mugasikare uko kurangara nuko rero ugasanga wowe niba uri gucuruza nkuzaniye inoti ya 200 nguzi ikintu cya 500 kangara 2500 ngaho tekereza kweri ngiye kugura wenda ikintu cy'ibihumbi 10 nkishyura 15 nuko inyatsi itangira akenshi kandi nk'umuntu ufite ikibazo cyo gucuruza akabona arahombye yimukiye n'ahandi arahombye agena mu bindi birahombye kana muganga Clement gufasha ikibazo cyarakuziye niba utarunabizi hari ukuntu bakuzana amafaranga inoti ya 500 cyangwa igiceri cy'ijana bagitongereho ibintu wagishyira mu yandi mafaranga bikagenda gutyo erega abantu babyumve neza buriya hari ibintu byinshi twe tubona twaba tuti ni ibintu bisanzwe uri umushoferi uragenda mu muhanda ntujya urangara ntugira gute ariko buri kanya uba ukojeje ku muntu mu kanya umuntu ati uranyishyura ugahora utanga ubufaranga nyine ngo mujya ku ruhande mwumvikana kubera iki uhora ukoza ku muntu cyangwa se ngo uwakugendeye nabi ngo ugonze umunyamaguru ngo ugize gute nyine ukabona ntago biri kuba grave ariko uko bibaye senkana urayahasiga ijana ukarihasiga ikintu cyiza cyane kize kubera ku kinamba hano i Kigali etse ko ntibuka umwaka cyangwa nibuke ariko ni mu myaka yatambutse umumotari yagize gutya sinzi na waragize traffic ntago nayumvise iyo nkuru rwose ni inkuru y'umuntu bahoraga bandikira bamwandikira buri munsi buri gihe akakora ikosa none umupolisi ntinzakwana kugeza uvuye mu muhanda undi nawe aragenda ashaka iki uburyo avana ngo wa mupolisi mu muhanda cyo rero nuvango rero iyo ufite inyatsi ikugendaho haka ku kantu wanamugana niko ugasanga umuntu buri gihe
ahantu habujijwe ari kwisanga yahanyuze atabizi nk'ubu hariho nk'imihanda ya bisi abantu barabibujijwe hari n'icyapa kibibuza ariko ukagenda wagera ahantu ukumva wasanga iburyo n'ibumoso huzemo ibinyabiziga gusa ahantu ko harimo inzira kanyurira amahanga kamera se nikureba kandi utigeze utekereza ko ari nuko ugasanga kandi n'ibitanakureba amategeko agomba kubahirizwa n'amabwiriza niba umupolisi atakureba kamera itakureba iyo mwijirira kureba suko se kandi iraguhana pe cyangwa ukajya nka Nyabugogo ugahita uhura n'abantu ukagenda uparitse ahantu hatemewe utwaye moto ukajya gusuhuza abantu mukiganirira mukajya muri story wo kwandikira akaba yakwandikira yaze bakanahakugongera mu kanya wajya kuburana ugasanga reka duraburana amafuti nize ubwo nabyo ni ibimenyetso nakubwira ngo ni inyatsi rero ukansikata bira muganga Clement yarasaze cyangwa ndavuga ntabyo azi nose ugiye kuganira icyo kiganiro ugiye kuganira aparitse moto uravanwa verisoma nuvango ikiganiro ugiye kuganira uzapange gahunda yo kuganira upange gahunda yo gukora niba ari kimotari ni kimotari niba ari kuganira no kuganira inyatsi no kwikora hariho nahamagaye ejo yari umuganda urabizi muhamagana ntiwaje ukanjyana irwamagana ukanangarura mu rugo disura mpaye naya ntindayagwa nta kibazo ntibanguka ahubwo ngo yengo narisomye ngo ihangane rekundi bigenza nuvango urabizi ni umuganda wakaba uri kuruhuka mara kuruhuka ukagira gute ukajya mu kazi wamara kujya mu kazi ukona verisa cyangwa ukaniverisa ako si iryo cupa wagiye kunywa rirakumarira iki urahahira abana muri iryo cupa icupa fata umwanya waryo kurinywa niba ari muri weekend ufata umwanya ukaruhuka uruhuke niba rero uvanze akazi ukavanga n'icupa ni yanyatsi nkuko mbivuga mujye mumbabaranza nge nabyise gutyo yewe rero reka tugane ku musozo ndumva abantu bafite ibyo bibazo cyangwa se nimba ubona hari inyatsige uhura nazo kenshi ndagira ngo atange nimero muganga Clement abe yagufasha tugera ku musozo nomero zanjye ni 078223 1287 078223 1287 kuri channel ni muganga Clement nkuko mubimenyereye ariko rwose mugerageze abadasenga musenga Imana Imana irakugira ngo itange ibisubizo namwe muhomba Imana izaguha igisubizo ntago mvuze ko ntanga imiti gusa icyambere no gusenga icyambere no gusenga ko Imana turayishima ko iraremye ibimera tubona kuri ubutaka ikabasha kutuzahura kuko niba ubyutse mu gitondo mbere yo kugira aho ujya ufata agasabune ugakaraba nose agasabune gakoze mu ki mu bimera Imana yaremye uranze ugatera ishenje mu gutera isengesho ugafata n'agasabune ugakaraba amaso yakareba neza ubu Imana igahabwa icyoro mu isura mu ijoro Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu nakagaruka naho butaha amen